rya jambo wambwiye ryambereye inkomezi kuko narishingiyeho na ahashize kure, kandi rya jambo wambwiye ryanshubije ku murongo wa nyayo wo kugenderaho. Gusa rya jambo wamubwiye ryatumye areka inzira ya nyayo yo kugenderaho, none ubu yisanze hariya kandi ntihashimishije kubera ubuzima arimo. Igihe kimwe umwana yari ari mu ishuri mu masaha ya mu gitondo, umwe mu bamwigishaga, ndavuga mwarimu we, aramwegera aramubwira ngo mbega ufite umubyeyi utita ku bintu bene aka kageni, dore akohereza ku ishuri n'imyenda itameshe, ibaze ko atagwaye n'ibyo kurya bya saa sita uzi ko tutabemerera gutaha, kandi noneho ndumiwe, ibaze ko atagukoreye n'umukoro wa nimugoroba. Gusa ndumiwe, cyakoza ejo uzamubwira anyitabe, uzabwire mama we rwose azi anyitabe. Umwana yaramwumvise araceceka aramwihorera. Umunsi wa kabiri nuko umwana yaje ku ishuri atazanye uwo mubyeyi we, kandi yaje nta cyahindutse. Uko yari ameze nuko umwarimu amusuramo ya magambo, aramutonganya cyane, ariko umwana kwihangana byaramunaniye, asohoka mu ishuri n'amarira menshi yiruka ndetse n'umujinya mwinshi. Baza ngo yaragiye, mbese yaragiye mu rugo, yarasubiye iwabo mu rugo? Oya, yaragiye kumva ya mama we, nuko yaragiye aryama kumva ya mama we. Aho yari ashyinguye yatangiye kumubwira ati mama, ese uzaryama aha ugeze ryari? Mbese uzabyuka ryari ngo nkurebe biriya mwarimu yambwiraga? Nuko musubiramo amagambo yose mwarimu yamubwiye, aramubwira ngo uzabyuka ryari ndetse uzaza ryari, ko numva binaniye gusubiza ibibazo nafitiye ibisubizo. Gusa byari byipfabusa kuko birumvikana mama we yaratakiriho. Icyo gihe umwana yabonye atamusubije uwo yari ari kubwira, ndavuga mama we, aravuga ngo sinzigera nsubira ku ishuri kugeza igihe mama wanjye azakanguka akaza akansubiza, kuko yari akiri umwana. Uwo mwana yari akiri umwana muto cyane, yari azi ko mama we igihe kizagira agakanguka. Ijambo ni ikintu gikomeye. Mbere yo kugira ijambo wabwira mugenzi wawe cyangwa uwo muri kumwe, tekereza kandi wibaze uti mbese ururimi rwanjye aho niruriho gukiranirwa? Ati kandi se ururimi rwanjye ni hariho ibyigomwa? Abanyarwanda bati akarenza umunwa karushya ihamagara. Nibyo biragoye kandi ndetse ntibishoboka gusubiza inyuma ikintu cyose icyo ari cyo cyose wavuze kugira ngo utongera ngo ukivuge. Ntibishoboka. Twitondere ibyo tuvuga, ibyo tubwira abandi. Muri Bibiliya yera ijambo ururimi rigaragara inshuro zirenga 100, ariko icyo bagarukaho no kudushishikariza ko tugomba kwitondera ibyo tuvugisha ururimi, ndetse tukimika kuvuga ibyo gukiranuka. Nibyo. Tukivuga ku rurimi, reka tuvuge ku rurimi. Ururimi ndi kuvuga si igice kiri hagati y'amenyo n'ubundi ku gice cy'umutwe, ahubwo ni amagambo uvuga ndetse tuba tubwira uriya. Yego. None se wari uzi ko kuko twese buriya turacumura muri byinshi, ariko umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, ndetse ngo buriya yabasha no gutegeka umubiri we wose. Kandi dore n'ubwato nubwo bwaba ari bunini bute, bukagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. Nibyo. Ndetse n'ururimi narwo nuko rumeze, niko ruri. N'urugingo ruto rukirarira ariko bikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi ko ku rurimi ni umuriro, yemwe n'ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose.
narwo rukongezwa na gehinomu. Kandi kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka ndetse n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje rwose, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza kandi rwuzuye ubusabwe bwinshi. Urwo rurimi ndi kuvuga nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Icyampa ururimi rwacu rukavuga ibyo gushimisha data wa twese gusa. Ibaze ko kandi nanone mu kanwa kamwe havamo gushima, ndetse muri ako kanwa hakavamo no kuvuma. Bene data, ibyo ntibidukwiriye. Rero toza ururimi rwawe kuvuga ibyiza. Toza ururimi rwawe kubwira bagenzi bawe ibyiza cyangwa mugenzi wawe. Dore ururimi nirwo rwubatse urugo kuko rwavuyemo ijambo ndagukunda, biyemeza kubana. Ariko biratangaje, dore ni narwo ruturutseho ijambo rikomeretsa, kuko rujyanye abantu mu rukiko kubera iryo jambo ryavuzwe na rwo. Urugo ndabona rusenyutse. Birakaze. Bamwe baravuze bati ijambo ryiza riruhura umutima, kandi ngo ijambo ryiza buriya ni mugenzi w'Imana. Imana mu ijambo iryo ari ryo ryose itubwira, ndetse ngo no mu nama izo arizo zose itugira, buriya irakiranuka, kandi nibyo irakiranuka. Niba ugiye kuvuga, menya uwo mugiye kuganira uwo ari we, kandi umenye ibyo akunda, umenye uko ameze. Ndavuga umenye personality yiwe, umenye uko ameze. Kandi itondere cyane mu gihe ugiye kuvuga imbwirwaruhamwe, kuko hahuriye benshi kandi batandukanye. Mu byo ubwira abantu, itoze kuvuga amagambo akurikira. Itoze kuvuga amagambo akomeza abantu, cyangwa ijambo rihumuriza abantu. Hari abantu bumva umutima uremerewe, babuze uko babigenza, kandi hari n'abibazo ndetse n'amakuba yagwiriye, bakeneye amagambo ahumuriza, bakeneye amagambo akomeza. Iryo jambo rimwe ryawe ryatuma agarura icyizere cy'ubuzima cyo kubaho, ndetse icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza kikiyongera. Nibyo. Ahubwo mubwire ashira amanga, umwibutse ko umwami amukunda aruhuka umutima, kandi unamusomere rwa rwandiko rw'umukunzi we. Kandi wari uzi ko yakumva mu ijwi ry'umwami umutima we ukaruhuka. Menya kandi wite ku ijambo ubwira umuntu uri mu bihe bitamworoheye. Urugero, abaganga b'imitekerereze bemeje ko umuntu urwaye depression cyangwa indwara y'agahinda gakabije, irinde ngo kumubwira ngo nta mpamvu n'imwe ikwemerera kubabara, cyangwa ngo umubwire ngo mbona ufite byose byakaguha umunezero, ndetse n'ibindi bisa nk'ibi ngibi. Reka bumve tubabwira, imitima yabo ibohoke, bumve bahumirijwe rwose. Ijambo rya kabiri ugomba kwitaho ni ijambo rihugura. Guhugura ni kimwe mu bintu dukeneye kwitondera, kuko iyo umuntu atabikoze neza abona ikinyuranyo cy'ibyo yateganyaga. Ndavuga ngo abona ikinyuranyo cy'impinduka y'inama yaraje kumugira, akabona ikinyuranyo kibi. Igihe kimwe umuntu yagiye gusenga, yari umugabo wubatse, yagiye gusenga, ariko yibagirwa ikintu kimwe, yibagirwa gushyira telefone ye mu buryo bwa bucece. Ndavuga mu buryo bwa silencieux. Nuko ari mu rusengero, pasiteri ari kwigisha, amateraniro ageze aharyoshye, telefone ye irasona ku ijwi riri hejuru cyane. Nuko pasiteri atangira kumunengera mu ruhame,
abo basengana basohotse bamwihanangiriza kutazongera kuderanja mu rusengero. bati urareba kuntu wacumuje pasiteri kandi ari umuntu w'Imana. nuko umugore atashye nawe ataha amubwira ngo sinari nzi ko nashatse umugabo utita ku bintu bene aka kageni, wansebeje kuri ubu njye sintewe ishema nawe. nuko no mu kagoroba inshuti ze nazo ziza kumusura ngo zije kumuhugura. uwo mugabo atekereje igisebo yagize, ategereje uburyo cy'ibintu yumva yabyangije, aravuga ati sinzongera gusubira gusenga aho kugira ngo mbe igitutsi ku murimo w'Imana. icyumweru cyakurikiyeho ntiyagiye gusenga, ntabwo yagiye gusenga nk'uko yari yarabyiyemeje, asigara mu rugo gusa kuko atarabimenyereye. yasigaye mu rugo yumva yarambiwe, ashaka aho yajya, aza guhaguruka ava mu rugo, gusa byarangiye aho ahingukiye ari ku nzu itandukanye no mu nzu y'Imana. yahingukiye ku kabari. ubwo yarinjiyemo ngo ajye kureba ibihabera. ubwo yagiye n'ibimwaro byinshi, nawe abashinzwe serivisi mu kabari bamuzanira icyo kunywa, bamuzaniye icupa ndetse n'ikirahure kubera ibimwaro, kuko aho si ahantu hiwe, si ahantu yari asanzwe abarizwa. atangiye gusuka inzoga igezemo hagati, icupa riramucika ryitura hasi, ubwo rikoma n'ikirahure byose byitura hasi. ubwo yagize ubwoba yipfuka mu matwi, yiteguye gutonganwa cyangwa gukubitwa urushyi, kuko iyo nzoga yari yamenetse kuba bari bamwegereye mu kabari. gusa icyabaye kandi gitandukanye n'ibyo yatekerezaga, abo baraje baramubaza ngo mbese ntabwo icupa rigukebye, nta gisebe ufite? babikoze bagira ngo barebe ko atakomeretse. ubwo bamuzaniye n'agatambaro ko kwihanaguza, abana bakoraho, baraza bahanaguraho inzoga yari yamenetse. manager wari uri aho yaraje aramubwira ngo nawe udakora ikosa, kandi nawe ikosa rwose ritabaho, ahubwo wumva utuje rwose, akira tuguhe irindi cupa ryo kunywa kuko wabaye umukiriya wacu utari usanzwe uhaza, rwose ni karibu ihoraho. umugabo aritegereza, areba urugwiro bamwakiranye. kuva ubwo igitangaje ntiyongeye gusiba mu kabari. ushobora kutihanganira ikosa rimwe mugenzi wawe wakoze ukamubera inzira yo kurwa. twitondere imihugurire ndetse n'amagambo tubwira bagenzi bacu mu gihe baguye mu makosa. reka amagambo yacu abe nk'umuriro utwika, ahindure abantu mu kwizera. ijambo rya gatatu kandi ugomba kwitoza, itoze ijambo ryungura. reka abantu ntibakumenyereho amagambo asenya, amagambo y'urukozasoni, cyangwa amagambo y'amatiku, cyane ko ariko muri iyi minsi turi kubivuga. ahubwo bakumenyere ku magambo yubaka kandi yungura. wari uzi ko hari abantu bahunga abandi kubera amagambo yabo atari meza? nibyo. nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara, kuko uburakari bw'abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Yakobo igice cya 1:19 kugeza ku 20. reka amagambo yacu ye kuba nk'inyundo isenya imitima ya benshi, ahubwo abe nk'ibuye ry'ifatizo ryubaka imitima ya benshi. abafite ibikomere by'amagambo mwihangane, natwe twitoze kugira ijambo ryiza ribe ubuzima ndetse n'intego ya buri munsi. This is Eva Talk, Evariste Eva TV. reka twizere ko hari amasomo mukuye muri iki kiganiro cyacu, kandi reka tugusabe kugira ngo niba utarakora subscribe uyikore,
kandi unakore share, ndavuga usangiza abandi ubu butumwa niba bwakunyuze kugira ngo nabo babwumve. Ikindi uduhereze comments, ndavuga ibitekerezo kugira ngo turusheho gutera imbere. Mugira amahoro.